agaciro subiza agaciro ntabarwanya yarusubire rusa no ku ngoma ya gihanga mu Rwanda. Amahanga yose nanabishima si ukuvuga gusa ngo n'abanyarwanda bonyine n'aba aho hanze bose abanyamahanga bose barabireba bareba u Rwanda ahantu rugeze kure cyane. Icyo mushimira icya mbere yafashije abagore cyane. Imaje y'umugore y'umunyafrika n'umugore ategetswe kuva mu rugo agateka akagira iki. Perezida Kagame yashoboye kugira ko abagore bateza kwiga bakagira ama business yabo. Abagore ni benshi muri parlement. Oui, tout à fait. Oui, ce qui ne se faisait pas avant. Hein. Je ne pense pas qu'avant on trouvait des femmes dans le Parlement, mais au travers de ce que fait le président Kagame, il a justement ouvert cette route-là que même les femmes aussi peuvent faire partie du Parlement, pouvoir parler, pouvoir s'exprimer, pouvoir dire ce qu'elles pensent aussi. Et je trouve que c'est très important que les femmes fassent partie du Parlement, qu'on puisse aussi entendre la voix de la femme, parce que la femme, c'est la mère de tout. I think President Paul Kagame should actually advance for the third time because he has done amazing things for the nation of Rwanda. And in particular, I'm going to talk about the women and the empowerment of women. If you compare other nations around and how women have come so far, Rwanda is among the leading nations in terms of empowering women and letting them do what is best for them and for the nation. We have the best numbers of women in parliament. We see women being empowered to take action and defend themselves in terms of economic, let it be economically, physically, emotionally. They don't have to rely on men to do anything for them. We've seen where the government has supported women in starting small projects for themselves, and now they can take care of their families, they can take care of their kids, send them to school, and there's sustainability going on. It's not like one-time thing where something starts and ends, but it goes on and on. So they're able to advance themselves as well as let the nation grow. And so that is really something that I see that has made the nation of Rwanda stand out as a nation that has absolutely taken charge. And this is all because of Paul Kagame and his good governance and the fact that he's very patriotic for the nation. I vote for him. I vote for him and vote for him to go for the third time. Muri parlement usanga umubare mwinshi w'abagore uyobora, si ibyo gusa no muri za association usangamo abadamu hose, no mu bitaro usangamo abadamu, no mu kwigisha usangamo abadamu, ndetse no mu gisirikare harimo umubare mwinshi w'abadamu. Ni ukuvuga ngo abanyarwandakazi rwose bateye imbere, ibyo ntabwo tugeze tubibona mu myaka yashize. Ku bwanjye ikintu gikomeye cyane kuri jyewe yahagaritse jenoside. Yahagaritse jenoside, nshobora kubivuga nkongera nkabisubiramo ko yahagaritse jenoside. Kuko iyo bataza na bagenzi be twari gushira twese. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri aje murabona aho igihugu cy'u Rwanda kigeze. Ni ibintu bigaragarira amahanga, bigaragarira buri muntu wese. Twabanziriza no kwisuka i Kigali. Uvanyeho tubanzirije hasi. Ubundi reba abagore. Ibyo bintu ni ibintu biba bindi ku mutima, numva ibintu bikomeye, ukuntu abagore bateye imbere, ukuntu bari muri bari abadepite, urabona ukuntu turi benshi ahantu hose n'abagore. Burya rero urabizi n'igihugu burya kirimo abagore benshi, abagore bategeka, abagore bameze neza, burya igihugu kigirana n'amahirwe kuko burya abagore nk'ibyo bintu byose mbikesha uyu mugabo perezida wacu, perezida Kagame. Agaciro yaduhaye, agaciro yagaruriye abanyarwanda, n'aha turi mu mahanga babyibaza batajya babyumva, tutaranabona mu Rwanda ntibaranagera no ku rwego u Rwanda rugezeho. Perezida ikintu namubwira iby'imbere, komeza tujya imbere natwe tukuri inyuma. J'ai grandi à l'étranger, j'ai vu comment mes parents étaient traités d'étrangers. Moi-même j'ai été traitée d'étrangère plusieurs fois. Et ça m'a déplu étant petite enfant, parce que je me
disais voilà, je suis burundaise, mais en fait, j'étais pas burundaise. Et c'est à l'époque quand on m'a traitée de sale rwandaise, c'est là que j'ai su vraiment que j'étais une rwandaise. Et le fait de pouvoir permettre aux Rwandais qui vivent à l'étranger de rentrer et de leur redonner cette estime qu'ils avaient un peu perdue, cela fait partie des choses qui font que j'admire cet homme-là, qui est Paul Kagame, et ses collègues qui ont œuvré pour la libération du Rwanda. Leta yakomeze gukora kuva kera yakoze yashyize ingufu mu gucyura impunzi, ishyiraho na gahunda yabyo yihariye bise Kamensi ngwino urebe. Abantu ba leta y'u Rwanda bagenze amahanga basura impunzi aho ziri hose, haba mu Burayi, haba muri Afurika, haba muri Amerika, bazikangurira gutaha, barazihumuriza, kandi koko resultat ziraboneka. Impunzi zirataha zijya kureba, abari impunzi barataha bajya kureba uko bimeze. Abenshi ubuhunzi bahise babureka bigumira mu Rwanda cyangwa ntibahaguma, ariko basigaye bajyayo igihe bashakiye. Abagezeyo baratuye, basubirana ibintu byabo, bafite umutekano, babanye neza n'abandi banyarwanda. Iyi gahunda njye nanayigiyemo mu mwaka wa 2011. Ni gahunda ikomeye cyane kuko yatumye dushirika ubwoba. Abantu twagiraga ubwoba bwo gutaha mu Rwanda dukeka ko ahari ngo bavuga ngo ujye mu Rwanda ngo bazagufunga, kandi mu Rwanda bakira abantu neza. Ndagira ngo nkangure abantu bose babishaka, ha mu Bubiligi, mu Bufaransa, mu Buholandi, ahantu hose, cyangwa muri Etats-Unis na Canada, baze mu Rwanda barebe ko nta kibazo u Rwanda rufite kandi rushaka abanyarwanda bose. Iki kintu njye na Nyami Kamende simfite ubwoba ngitangira, ariko mu kugera inshuro eshatu mu Rwanda nafunguye na entreprise mu Rwanda, bituma ubu ngubu Kamende si nta muntu umuntu wese nayimukangurira. Abantu baza mu Rwanda rwacu, u Rwanda ni rwiza, n'uguma hanze ahagume afite icyo akora, ujya mu Rwanda ajye mu Rwanda ikibazo gihari. Ariko Kamende si ni gahunda nziza cyane, kandi ashimira abayobozi b'igihugu ko bakoze iyo gahunda rwose yadufashije cyane. 2010 muri Desambre nibwo nafashe icyemezo cyo kujya mu Rwanda, ariko ngira n'amahirwe hari projet yitwa Kamensi. Iyo projet Kamensi twayigiyemo rwose, baradutumira turataha tujya mu Rwanda, turazenguruka, twagiye n'ahantu bita Imutobo, handi ingabo zivuye muri Congo za Exfar ziza bakajya kuzigisha kugira ngo zivanemo ubunyeshyamba no zijye ubuntu. Aho twarahagiye, noneho tunavayo turanasura inganda. Ariko ikintu ngiye cyashimije cyane nk'umuntu wari ancien élève officier muri école militaire, ni uburyo twakiriwe muri Minadef. Muri Minadef batwakiriye neza cyane. Hari ministre w'ingabo akaba ari James Kabarebe, yaratwakiriye, yungirijwe n'umugaba w'ingabo ku butaka, yungirijwe n'umugaba w'ingabo zo mu kirere, yungirijwe n'umugaba w'ingabo zose muri rusange. Kandi n'ikindi kintu cyadushimishije cyane nk'uko nabivugaga, cyerekana ko ingabo rwose bazivanze kandi zikorana neza. Hari abantu bakomeye bo mu ngabo za kera Exfar babaye integre. Abo nababwira ni General Major Rwarakabije Paul, hari General Major Ngendahimana Jerome, hakaba hari aussi na Colonel Murenzi Evariste. Abo bantu twaraganiriye ndetse nanabaje n'ikibazo, mbaza ikibazo ndabona waje kubashimira, mbwira Minisitiri w'Ingabo James Kabarebe ke nize muri REM kwa kunakira umusirikare, ko ariko bike nize nashimishijwe nuko ingabo z'u Rwanda zagiye gushaka ingabo za kera zatsinzwe za Exfar, bagakora deal, bagashyira hamwe, bagakora ingabo nshya arizo force
rwandaise de défense arizo bita RDF mu cyongereza. Izo ngabo zikaba ari umunamenwa zifite discipline zikora neza, ndetse James Kabarebe asaba ko General Major Rwarakabije adusobanurira uko babigenje kugira ngo babashe kwiyunga. Ibyo ni birebire sinayivugira hano, ariko barahuye barabikora na n'ubu, niyo mpamvu mubona dufite amahoro asesuye. Icyo ni kimwe najya mbabwire pourquoi nifuza ko Kagame akomeza kutuyobora. Nuko ari umuntu ufite vision ya gisirikare, ibyo birakenewe muri Afurika. Ikindi ngiye nashaka kubabwira by'umwihariko nk'umuntu wa muri diaspora, ni uburyo kuva muri 1994 kugeza ubu ngubu ndimo ndababwira, nkatwe tuba muri diaspora twitaweho cyane. Kuko kera ava 1994 abantu babaga muri diaspora babaga bafataga nk'abanzi b'igihugu, bakumva ko umuntu wo hanze ntakina bari gukora usibye kugambanira igihugu, ntabwo badufataga nk'aho turi ingufu z'igihugu. Ariko ubu ngubu twe turi mu Bubiligi, dufite diaspora, donc DRB rugari iduhuje, kandi ibindi bihugu nabyo bifite diaspora hano hanze, mu Bufaransa, Angleterre, mu Busuwisi. Dufashwe vraiment nka 6e province y'u Rwanda. Donc tujya mu Rwanda bakaduha impapuro, turagenda tukagaruka tugasora bye bacu tukaza amafaranga, nta muntu umwe mu diaspora uhejwe. Tandike kera ntabwo ko byari bimeze. Ikindi nanone nifuza kugira ngo mvuge vraiment ngiye ku bwanjye personnel nshaka kuvuga kuki shaka vraiment ko uyu mugabo son excellence Paul Kagame yongera kutuyobora, nuko ndebye la ligne de temps y'u Rwanda mereye muri 59, tuvuge tugeze wenda muri 2017, muri 59 kugeza muri 73 Habyarimana afata ubutegetsi akoze coup d'etat. Muzi ko 59 abantu baricwe, abantu benshi bazira ubwoko bwabo barahunga, ndetse naho umukuru w'igihugu cyacu nawe yahunze akiri mutoya aragenda ajya mu buhunzi. None bijyana 73 ibyo bazo ntibyigeze bikemuka. Murumva ko twamaze imyaka igera kuri 14 kuva muri 59 kugeza muri 73 ibyo bibazo bihari. Noneho tuve muri 73 tugera muri 94, ubwo hashize imyaka 21. Noneho tugira ibindi bibazo bikomeye cyane. Noneho ku kibazo cy'amoko hiyongeramo ibibazo by'uturere, hiyongeramo ibibazo by'abantu bafite inda nini, ibibazo by'amafaranga bamwe bakizanda bakennye. Noneho tugira na kiriya kibazo cya genocide cyo kwica bene wacu tubaziza ubwoko bwabo. Ibyo bintu byose ukabibona ukavuga uti biteye agahinda. Noneho tugize amahirwe muri 1994 RPF iraza ihagarika intambara afatanije n'ingabo. Noneho abantu batanga kugira agahenge, tuvuge ko tugiye tukajya muri 2017 aho umukuru w'igihugu azongera kwiyamamaza. Bavuga ko tuba tumaze imyaka 23 igihugu cyacu gifite prosperite, gifite amahoro, umudendezo, kiri mu iterambere, umunyarwanda afite agaciro n'abadiaspora bafite agaciro. Ngere cyo nasaba nuko rwose uyu mubyeyi akomeza kutuyobora kugira ngo dukomeze tugire umwihariko wacu abanyarwanda n'isi izaturebereho, dukomeze demokarasi yacu, kandi nanone bizatuma na politike ya RPF ibashwa gushyirwa mu bikorwa uko bigomba, noneho tubone na za resultat zigaragara. Cyo nabasaba rwose dukomeze dutere imbere, dutoriya mubyeyi maze akomeza tuyobora. Imana imumugisha. Murakoze. Cet ancien combattant de l'armée patriotique rwandaise de confession musulmane s'appelle Rachid Aounchouti. Il a observé une grande différence entre le régime du FPR et les autres qui l'ont précédé. Il nous parle de la ségrégation que subissaient les musulmans du Rwanda et nous montre combien ils se sentent heureux grâce au président Kagame. Ndabasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, namwe basilamu duhuje ukwemera, ngira ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
igitumye mfata uyu mwanya uyu munsi ni ukugira ngo tuganire amwe mu mateka yaranze abasilamu mu gihe cya mbere ya jenoside yakorewe abatutsi na nyuma yaho, kugira ngo turebe mateka ki abasilamu bagize mbere, mateka ki abasilamu bagize nyuma, ni akahe kamaro ubuyobozi bwa nyakubahwa perezida wa repubulika kamariye abasilamu, ni izihe nyungu abasilamu bakuyemo, kugira ngo natwe tugire uruhare rwacu nk'abasilamu mu gusaba ko itegeko nshinga ingingo y'101 yahindurwa, tukabasha kongera kwitorera umuyobozi wacu nyakubahwa perezida Paul Kagame. Abasilamu bavandimwe, ngira ngo bamwe murakuze muranduta, amateka y'abasilamu mu Rwanda rwa mbere murayazi. Umusilamu yari afite uburyo afatwa, yewe yari afite n'akazina bari baramwitiriye, agasirino ke kari umuswayiri. Kuba umuswayiri, kuba umusilamu cyari icyaha mu Rwanda. Hari imiryango itanagushyingiraga, itaraguhaga umugeni. Wahageraga wavuga ko uri umusilamu, tivuga uvuye aha. Bamwe na bamwe bajya mu miryango bagiye gushakamo abageni bakagenda bahinduye amazina. Mu mashuri byose nabivuga, ingero zirahari, abenshi bize barahinduye amazina kugira ngo babashe kwiga. Nta kindi, nta wundi mwuga umusilamu yari ashoboye usibye kuba umushoferi. Utari umushoferi yari umukanishi. Twifuje ko twagira icyo tuvuga mu rwego rwo kugira ngo twerekane iterambere abasilamu bagize ku buyobozi bwa nyakubahwa perezida Paul Kagame. Abasilamu barize, abasilamu barakoze, abasilamu baravoyaje bava mu gihugu bajya mu gutura mu mahanga, babihabwa uburenganzira nk'abandi banyarwanda bose. Ikimenyimenyi murabibona, urugero ni njyewe ndi mu gihugu cy'Ububiligi mumaze imyaka 18. Ndagira mubwire ko mu Rwanda mbere ya jenoside nta muswahili, niko nongera gukoresha kuko niko bitwaga, wari wemerewe gutunga pasiporo y'u Rwanda. Zabonwaga abantu bari mbarwa. None uyu munsi baravoyaja, barajya mu bucuruzi, barajya za Chine, za Dubai. Murumva rero yuko twebwe nk'abasilamu dufite byinshi ubuyobozi bwa nyakubahwa perezida Paul Kagame bwatumariye, bwaduhaye ubwisanzure, bwaduhaye uruvugiro, yewe bwaduhaye n'umwanya wo gukora. Ndongera mbaha ingero, uyu munsi nyakubahwa minisitiri w'umutekano mu gihugu muramuzi, ni umusilamu, ni na shehe, yize idini ararizi, ni umwe mu baryigisha. Ubwo ndababwira abambasaderi bari impande zose ku isi b'abasilamu, ubwo ndababwira abahagarariye ibigo runaka byose biyobowe n'abasilamu mu gihugu, kuko bagiriwe icyizere bakabasha kwiga. Amayuniversite aruzuye abana b'abasilamu, abakobwa uyu munsi barajya mu mashuri bakiga, ntabwo ari nka bimwe bya mbere umwana w'umusilamukazi yarangizaga kwiga primaire akumva ko nta kindi gikurikiraho usibye kurongorwa. Bavandimwe b'abasilamu, buri wese yicara atekereza, yibaze aho ubusilamu bwavuye mbere y'ubuyobozi bwa nyakubahwa perezida Paul Kagame na nyuma yabwo. Buri wese agenda akora igenekereza, niba uzabona igisubizo, niba uzabona koko umusilamu yari muntu ki, umusilamu uyu munsi ni muntu ki. Bavandimwe, ni iterambere twagize uyu munsi. Abana b'abasilamu bariga, abana b'abasilamu n'abacuruzi, abana b'abasilamu barajya impande zose. Ndabishima kandi bifatanyije na bagenzi banjye benshi duhuje uko kwemera, duhuje iyo viziyo, duhuje uko kubibona iyo mpinduka. Turashimira nyakubahwa perezida Paul Kagame, Imana izagumye imurinde, Imana izagumye imuhe ubushobozi bwo kutuyobora, kubera yuko yazamuye ubusilamu, azamura idini y'Imana, azamura abanyamuryango duhuje ukwemera. Ntawe utazi jenoside y'94, ibyo yasize ikoreye abanyarwanda, ibyo yasize ihekuye u Rwanda. Nta wundi wayihagaritse usibye nyakubahwa perezida Paul Kagame. Amahanga yose arebera, duca ku mashene ye, ku maradiyo, ku mateleviziyo mpuzamahanga ko twamaranye, abanyarwanda bisha abandi, abanyarwanda imirambo iramanuka ijya mu nzuzi isi yose.
ariko nyakubahwa afata icyemezo araza, jenoside n'aba yarayoboye FPR Inkotanyi barayihagarika. Ayo ni amateka umuntu wese azi, cyane cyane twebwe abanyarwanda ko ni amateka yacu. Ndongera none nkanjye ku giti cyanjye ntanga ubuhamya bw'uwo muyobozi nyakubahwa Perezida Paul Kagame, jenoside imaze guhagarara yatanze ihumure ku bacitse icumu, ku bana, ku babyeyi, ku muntu wese, ku bapfakazi babuze batanga ihumure hagati muhumure, abaha amahirwe yo kongera kubaho, amahirwe yo kongera kumva ko nyuma y'ibibaye byose bo bakiri abantu bagifite kubaho. Ariko ntabwo byarangiriye aho, kuko n'aba basirikare yari ayoboye, ba basirikare batumye ahagarika jenoside, harimo abari babuze abavandimwe, abari babuze ababyeyi, abari babuze abana, abumvisha ko nta buryo bwo kwihora bugomba kubaho mu gihugu. Abumvisha ko ikiriho ari ukubaka igihugu, ikiriho ari ugutanga ituze mu gihugu. Abo basirikare barabyumva. Bavandimwe ndabaha ubuhamya, nk'umwe muri abo basirikare wari ubarimo, kuko nanjye ndi umwe muri abo basirikare bahagaritse iyo jenoside. Nagira ngo mbabwire yuko nageze mu Rwanda nsanga ababyeyi banjye, nsanga mu rugo ntahari, ariko kubera discipline nari mvanyaho narindi, ariyo discipline twagwaga na nyakubahwa Perezida Paul Kagame wari yoboye Inkotanyi icyo gihe, twagendeye kuri wa murongo yadutoje, kumva ko tugomba gutanga ihumure, tugomba kubaka igihugu. Igihugu turacyubaka, tugerageza gusana ibyo byangiritse, tugerageza gufashanya uko twari dusigaye. Kubera iki? Kubera discipline twari twahawe, dufatanya na bagenzi bacu. Ntabwo byarangiriye aho, ahubwo yarenzeho. Nyuma yo gutanga ituze ku bacikacumu, nyuma yo gutangira kubaka igihugu no kugisana, ajya no kuzana impunzi zari zahunze igihugu, ajya hanze y'igihugu, azana za mpunzi abajenosideri batwaye minyago, bagiye batwaye bajyanye, kubera ideoloji ya politike yabo mbi yari yarapfuye. Arabagarura abashyira mu gihugu, abatuza na ba bantu bamaze iminsi babuza ababo, abatuza na ba bana babuze ababyeyi, abatuza na ba babyeyi babuze abana, babaye abapfakazi. Igihugu turaturana, igihugu tumva ko tugomba kucyubaka twese nk'abanyarwanda. Ingabo zaho zari ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, arazizana azivanga n'Inkotanyi, ziba umutwe umwe, ziba igisirikare kimwe. Ubu uyu munsi nizo ngabo zijya gushaka amahoro no mu bindi bihugu duturanye, nizo ngabo zijya muri za Darfur, zijya isi yose zijya kubungabunga amahoro. Ibyo byose niho nshingira njyewe mvuga ngo ndasaba nk'umunyarwanda ko iyo ngingo y'101 iri mu itegeko nshinga rwose ndasaba ko yahinduka, kugira ngo yongere afate uwo mwanya wo kutuyobora, yongere afate uwo mwanya wo kuduha uwo mubano uri mu banyarwanda yazanye, afate uwo mwanya wo kongera kubaka igihugu. Iterambere uyu munsi mubona, iterambere u Rwanda ntabwo rwasigaye, murabibona mu Rwanda ikoranabuhanga abana riri mu mashuri kugera no mu mashuri abanza. Ntabwo narangiza ntavuze ku bintu nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakoze mu gihugu byananiye abandi bantu bose. Uyu munsi umunyarwanda yiremyemo icyizere, umunyarwanda arajya mu mahanga gucuruza. Ubu ngubu muzarebe mu bihugu byo muri Afurika, izo za Mozambique, za Angola, za hehe, umunyarwanda wese yumva ko agomba gushorayo imari, kuko azi neza ko afite ubuyobozi bwamukanguriye ko imiryango ifunguye, ahantu hose ushobora kugenda ugacuruza kandi ukagaruka mu gihugu wemye nta kibazo gihari. Ni byinshi cyane navuga, ariko reka turebe iby'ingenzi birimo guhabwa agaciro nk'umunyarwanda. Njyewe nageze muri iki gihugu muri 1997, nayibabwiye, nta kindi kintu cyaturangaga usibye twebwe abanyarwanda. Umunyamahanga arakubazaga ati Hutu Tutsi,
Hutu Tutsi. Icyo nicyo ikirangantego cyaturangaga. Ariko ubu uyu munsi noneho murahura na wa muzungu, murahura na wa munyamahanga, ukumva arakubwira ko u Rwanda mu gihugu gifite isuku ku isi, mu gihugu cyubahiriza ibidukikije ku isi, mu gihugu gitanga amahoro kiri Darfur, kiri muri Sudani, kiri muri Cote d'Ivoire. Impande zose dufiteyo ingabo, dufite abapolisi bagiye kubungabunga amahoro kugira ngo ibyo bihugu nabyo bigire amahoro nk'ibyo u Rwanda uyu munsi rufite. Uyu munsi arakubwira ati tourisme, akakubwira ingagi mu birunga, akakubwira ibindi bintu byiza gusa biri mu gihugu. Ibyo byose biva ku miyoborere myiza, biva kuri gahunda ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame.